reka nizere ko mumeze neza cyane. This is Ishimwe Entertainment TV, nanjye ndi Olivier nk'ibisanzwe. Ikiganiro ni over 5 minutes trends. Nanone reka tugaruke kuri question of stars, aho tugaruka ku makuru y'ivyamamare tugasoza na challenge cyangwa se inyurabwenge. Umuhanzi Meddy yavuze byinshi ku bijyanye n'uburyo yakiriye agakiza ndetse akomoza ku kijyanye n'ibonekerwa yagize mu myaka ishize, ari nacyo cyatumye yinjira mu kuramya ndetse n'ako gakiza. Reka turebe video avuga bimwe kuri ibyo byose, turagaruka mu kanya. Even though I changed, some people didn't understand that I changed. Even though I stopped drinking alcohol, some people didn't know I stopped drinking alcohol. So I had to reintroduce myself every time. Every time. There's things that will happen that make me uncomfortable, but I understood that it was part of the process, you know. So I could go somewhere and people look at me differently, you know, because they think they just saw the Meddy they used to know. Until they talk to me, they realize. Nanone kandi reka tubabwire iby'inkuru y'abakobwa b'abanyarwandakazi. Ndakeka mu mashusho urimo kubona uwitwa Vestine na Dorcas ni abaramyi ba hano mu Rwanda, dore ko bari no mu bakunzwe cyane muri iki gihugu cyacu. Ubu barabarizwa mu gihugu cy'u Burundi, aho bagiye gukorera ibitaramo, igitaramo cy'imbaturamugabo rwose. Bagiye baherekejwe n'umujyanama wabo ndetse na manager, uwo ni Irene, asanzwe ari n'umunyamakuru. Mu mashusho urabona bagenda rwose, ibintu bimeze neza cyane mu Burundi. Ni mu gihe n'umuhanzi Christopher yitegura kujya gushimisha abaturanyi bo mu gihugu cy'u Burundi. Yes, ni amakuru aba avunaguye ariko ameze neza cyane hano kuri Ishimwe Entertainment TV. Nanone show yacu yitwa over 5 minutes trends. Yes, reka dusubire muri upload ikurikira n'amakuru mashya muri video idaha. Job bless.